Bakunzi ba Rwanda Gospel TV mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana nanone kuri uyu munsi wacu wa 38 w'amasengesho y'iminsi 40 turimo turagana ku musozi w'aya masengesho. Shimira Imana kubwa buri wese ushoboye kuyabamo. Shimira Imana kubwa abakozi b'Imana dufatanije umurimo benshi, nanone abakozi b'Imana banyuze kuri televiziyo. Mwese Uwiteka umwami Imana abaho umugisha kandi abagire neza. Muri kumwe na Pastor John Karimbanyi, munyemerere dusenga Imana ubundi tuganisha muri Uwiteka umwami Imana. Ndagushimiye mwami wanje Nyiringabo, gushimiye kubw'uyu munsi mwiza wa 38. Mwami no munsi w'iminsi 40 yo kuba imbere yawe, abahungu n'abakobwa turi imbere yawe tukunira umuniho. Nyemerera mwami kubwa buri wese wabaye muri amasengesho mu mugisha utsirage kandi ucugushije, mugire neza kandi umwite muri byose. Abona ukuboko kwawe Mana mu byakora. Nyiringabo Imana made iminsi ashima abangu Uwiteka ko niwe Mana. Nyiringabo ari watangiye iminsi 40 akabageze kuri uyu munsi, ari wakoze umunsi umwe, ari wakoze 3, ari wakoze icyumweru, ari wakoze iminsi 20, ari wakoze mwami icyo nzi neza buri umwe wese, ndetse n'uwadushyigikiye agahagarana natwe muri amasengesho nubwo atabonye umwanya wo kwiriza, ariko akadushyikira muri amasengesho. Mwami wanje Nyiringabo Imana, nyemererwa nawe umwibuke Mana, ndamusenge mu izina rya Yesu. Umugisha utsirege kandi ucugushije. Mwami w'abami Nyiringabo, dusoza iminsi 40 tugushimira dufite ubuhamya kubw'imibano n'ibitangaza ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome icyanditswe kiri mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 2, niho tugiye gusoma. Kuva ibice 2 umurongo wa 23 hatangira avuga ngo, hashize iminsi myinshi umwami w'Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. 24 Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranije na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Amen. Ndimo ndagaruka none ku nyigisho yacu ivuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe, kuko twatangiye n'umunsi wa mbere tuvuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Tuvuga ibice bigiye bitandukanye bidushoboza kugira ngo ubone imbaraga z'ikindi gihe, kandi twifashishije icyanditswe kiri muri Luka ibice 4 umurongo waho wa 13 ngo, maze umwanzi Satani araza agerageza Yesu, ariko Bibiliya tubwiye neza ngo arangije amaze gutsindwa ngo mutega ikindi gihe. Bene data ndiyongera kubabwira ngo umwanzi ahora duteze ikindi gihe, ariko ayo mubwira ngo Imana yacu nayo dutegurira imitego buri gihe mu izina rya Yesu. Ibyo umwanzi yagutigishaga, ibyo umwanzi yagushakishagamo, nanjye ndavuga ngo muri iki gihe cyo kwambara imbaraga mu izina rya Yesu, ambara imbaraga zo kugira ngo umwanzi umuneshe mu izina rya Yesu. Iki gihe Abisirayeli bari mu buretwa bukomeye cyane, bari mu imbaraga z'umwanzi bikomeye cyane. Abanyegiputa babatoteza, Abanyegiputa babananiza, Abanyegiputa babuje amahoro, ariko bongera kwambara imbaraga. Haleluya. Impamvu uyu munsi abise bakivugwa kuko ku rwego cyangwa se ku mbaraga z'Abanyegiputa na Farawo n'ingabo ze, ntabwo uyu munsi Abanyegiputa bari amateka, Abayise bari amateka kuko bashaka kwicwa bakarangira, ariko Uwiteka umwami Imana baba hafi. Arangije Bibiliya tubwiye neza ngo bajya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Narababwiye ngo mu masengesho, mu gusenga Imana yacu ijya imanuka tukayibona. Niyo mpamvu dufata igihe niba abakozi b'Imana, nongera gushimira abakozi b'Imana bagenzi banje, nk'uko turi kumwe nawe ku rubuga dusenga Imana, twinginga Imana. Iyi minsi 3 nagiye mbabwira inshuti zanjye, hari icyo Imana igomba gukora. Narindi bo mukanya nigisha mvuga ngo hari icyo Imana igomba gukora, kuba kuhagarara hamwe nk'abakozi b'Imana. Twizeye Imana, twizeye imbaraga z'Uwiteka w'Imana, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, ngo nanjye nzabumva, nanjye manuke mbakiriza igihugu. Abisirayeli nabo bagiye imbere y'Uwiteka w'Imana, baranihira Imana, batakira Imana, ngo Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka ndetse na Yakobo, ngo iramanukiza ko bameze. Ndavugana nawe uyu munsi wa none, vuga ngo
nshuti yanjye humura, nubwo ubona bimeze bityo dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibyo dusaba. Dufite Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ibyo ubona binyuraho nshuti yanjye, ibyo ngibyo ntibigutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe kandi yiteguye kutugirira neza, kandi yiteguye kudukomeza, kandi yiteguye kudushoboza, kandi yiteguye kuduhumure. Ndagira ngo ubwire nshuti yanjye, wowe urimo kunyumva aka kanya, Imana ikuntumyeho ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Amarira wariraga mu izina rya Yesu munsi w'ejo Imana yitamuruye, Imana irahagurutse ije kuguhoza amarira mu izina rya Yesu. Ntabwo ari kera, ndavugana nawe ngo umunsi w'ejo niba wizeranye nanjye vuga ngo amina. Imana irahagurutse kukurengera, Imana irahagurutse kugutabara mu izina rya Yesu. Byari binanije ubuzima bwawe, wowe ndavugana nawe mu kazi byari byakomeye kubera lockdown, ariko ndakubwiye ngo Uwiteka Umwami Imana akwibukije kuri ba bosi bawe, yibutsa cya gihe Ulambondoro bokosha kataya baba. Mana yibutse imirimo yawe, Mana yibutse imirimo yawe. Nubwo wari ufite ubwoba, ariko ndaguhumuriza, ndakubwira ngo humura. Imana iri kumwe nawe, yiteguye kukugira neza. Imana iri kumwe nawe, irantumye ngo nkubwire ngo humura, kuko Uwiteka azi izina ryawe, ngo kandi icyo yakuvuzeho igihe kirageze ngo agisohoze mu izina rya Yesu. Ngo ndi buhanuzi, nubwo wari warabwibagiwe, ariko kakanya marayika w'Uwiteka Imana arabukwibukije, nawe nubuhagarara mu ijambo rye, ugahagarara kuri ubwo buhanuzi hanuriwe mu izina rya Yesu. Igihe kirageze kandi kirasohoye mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe, urarwaye aka kanya, ndetse ubuzima bwawe burasanga buri mu kaga, ariko ndakubwira ngo Uwiteka Imana arambwiye ngo iyo ndwara si yo kukwica, ahubwo niyo guhimbaza Uwiteka Imana. Igihe ni iki ngiki, kandi Imana irahagurutse ije kukurwanirira mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo abo barozi bakurogaga ntabwo uzongera kubabona ukundi. Ndagira ngo ubwire ngo iminsi 7 itarashira, abo bose bari baguhagurukiye baje kugusaba imbabazi mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe, uri muranyumva aka kanya Uwiteka Umwami Imana yongeye kukugarukaho, nubwo kubwishuro nyinshi ntushobore kumva icyo avuga, ariko aravuganye najye nkubwire ngo wibuke kuko Uwiteka Umwami Imana ijambo rye ntabwo rihera, ngo kuko yarivuze no gusohora rizasohora mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengana nawe, kuko ntabwo wari ufite ibyiringiro, ariko Uwiteka Umwami Imana akuntumye ngo humura. Umunsi wa 38 ni wo kuzura ibyapfuye, umunsi wa 38 ni wo guhembura ibyawe, umunsi wa 38 ni wo kugira ngo wibuke wari wasanga waribagiranye mu bavandimwe barakwibagiwe, ariko Uwiteka Umwami Imana arakwibutse ngo yibuke umuniho wawo, yibuke isezerano na Aburahamu, maze kumva umuniho wabo, umuniho wumvikanye imbere y'Uwiteka Umwami Imana mu izina rya Yesu. Ndimo nsenga, reka mvugane nawe wa mumama we, humura kuko Imana irakuzi, n'urugo rwawe Imana iraruzi. Akamariya ari mu rugo rwawe birarangiye mu izina rya Yesu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, wambwiye ngo mbwira ubwoko bwawe ngo nibahumure, kuko uhagurutse gutabara no kubarengera, kuko uhagurutse kubakuraho igisuzuguro abanyegiputa babasuzuguraga, no kubakura ku buretwa abanyegiputa babashyizeho mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana, nanjye ndabingingira ngo uzambure amaso, urambure ukuboko kwawe, amaso yabarebe mu izina rya Yesu. Ubabohore, babohorwe mu mbaraga z'umwanzi. Ibyo bariye ntabwo ari byo kubica, ahubwo n'ibyo kugira ngo izina ryo rihimbazwe mu izina rya Yesu. uri Imana nyamana. Ibyo byose byarimo byirukanka mu nda yabo, ibyo byose bamurogesheje mu izina rya Yesu. Ndategetse akakanya bihinduka ubusa, bihinduka ubusa, bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Uyu mwanya mbaraga z'Imana zimanutse ku buzima bwawe, zimanutse ku buzima bwawe, zimanutse ku buzima bwawe. Ibihome byose by'umwanzi birasenyaguritse, birasenyaguritse mu izina rya Yesu. Ambara imbaraga nshya. Ndagushimiye mwami mwiza, ndagushimiye kumubohoye akabaye muzima, kandi Nyiringabo Imana akaba yambaye imbaraga zo kugira ngo ashobore guhagarara no guhamya imirimo n'ibitangaza ukoze ku buzima bwe. Urakoze mwami Yesu.
icyubahiro cyose rero nkigaruriye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Wari udukurikiye kato dusoreje ahangaha, turacyari kumwe turi imbere w'Uwiteka umwami Imana. Nicyo nkwibutsa, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share, wibuke gukora like, kugira ngo Uwiteka umwami Imana nawe aguha umugisha kandi aduhana umugisha. Iyo ukoze share, iyo yari baginyigisho ihaye abandi, nawe ufashe kuvuga ubutumwa, nawe Imana izakwishyura kubera yuko washoboye kumfasha no guhagararana nanjye muri rivuga butumwa. Uko unshyigikira kose, uko washyigikira kose, icyo nzi Uwiteka umwami Imana arahari nawe kugushyigikira mu izina rya Yesu. Kandi Imana yo mu ijuru itajyibagirwa abagizi ba neza, nawe ntizakwibagirwe mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo kurira kwararira umuntu, impundu zikavuga, nawe impundu zivuga iwawe. Ushobora gutekereza wenda kumpamagara cyangwa ukanyandikira. Telefone yanjye 0788430085. Ushobora kutwandikira ndetse ushobora no gushyira komenti kuri iki kiganiro. Icyo nzi neza nuko Uwiteka umwami Imana azagufasha akagushyigikira, nako akadushyigikira mu izina rya Yesu. Kuko iyo duhaye komenti, ishoboye kutwandikira, bituma tubona umwanya wo gusenga, tukabona ni direction yo gusenga, tukabyo tugusengera. Ibyifuzo byanyu turabyakira kandi turabisengera. Turabakunda. Yesu aduhana umugisha. Amen.